Abanyarwanda bakunda kuvuga bati burya utaranegwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi, koko wamagane buriya ugaramye hasi biraho gutyo gusa ureba mu ijuru byo ubona ko ari hafi, ariko buriya iyo bari kukujwigiriza nibwo umenya neza yuko buriya ijuru ritaba hafi ku buryo bukomeye. By the way, kugira ngo ntangire iyi nkuru ndabanza nshimire inzego z'umutekano w'u Rwanda by'umwihariko polisi, kubera yuko inkuru tugiye kuvuga ijyanye n'ibyo bintu, kubera yuko bahuye n'ibibazo bikomeye, ariko umupolisi ufite imbunda, umupolisi uri mu nshingano, umuturage akamusagarira ku rwego nk'ibyabaye ahantu hamwe za Remera mu kabari kitwa Tiyamo, ariko barangiza bo imbunda zabo bakagerageza kuzirinda. Ibi nta handi bari mu Rwanda gusa, bagerageje guhangana n'abaturage bari babasagarariye mu ako kabari, ariko biza kurangira nta muntu urasiwemo. Ati byagenze gute, habaye iki kugira ngo bize kujya kuri urwo rwego? Naye ntangiye nshimira inzego z'umutekano z'u Rwanda by'umwihariko polisi, kubera ubutwari babagaragaje. Ahantu biba henshi ku isi, oya hari ahantu rwose ugikora ereri ukegera umupolisi gato kidogo, nta kindi ahita akora iry'imbavu ahita ari gucishamo pofu, ubundi agasigarana aburana n'umurambo. Ariko ibyo bakoze ni ubutwari bukomeye, kwirengagiza bagahangana n'insoresore cyangwa se n'abari bari muri ako kabari agaherereye hariya mu gace ka Remera, bikaza kurangira nta n'umuntu uje kuhasiga ubuzima. Iyi nkuru rero uti byatangiye bite, byagenze bite, ndaza kugerageza kuyiguhereza muri samari, kubera yuko mfite umuntu wagiye umhereza amakuru, ariko noneho nanjye hari uburyo ki ndaza kuyaguhereza. Amatariki rero 25 z'ukwa Munani 2025, polisi ikorera mu murenge wa Remera ifatanyije n'inzego z'ibanze yafunze akabari kitwa Tiyamo bar gaherereye mu kagari ka Rukira ya kabiri mu mudugudu w'ubumwe. Nyuma yaho polisi yari mu bugenzuzi bwo kureba ko amabwiriza ya RDB agenga imikorere y'utubari ndetse n'ahabera imyidagaduro yubahirizwa cyangwa se bigenda bikurikizwa. Saa 10 rero z'ijoro abapolisi bageze muri aka kabiri basangamo abakiriya barenga 125. Abapolisi bagiye kwinjira, abakozi bako kabari bazimya amatara batangira kubarwanya cyangwa se batangira kurwanya inzego z'umutekano. Wari urimo hari umujene wampaye amakuru arambwira ati ntabwo inkuru umuntu ashobora kuyivuga ayoroheje, ariko ibyari birimo ntago byari kurwana n'inzego z'umutekano gusa, byari gipfunsi wome. Nukuvuga ngo ewana, nimba mfunze igipfunsi ndagikubita umupolisi. Ibaza gufata umupolisi wambaye uniform y'igihugu, gufata umupolisi uri mu nshingano ze, warangiza wowe ukajya ugakubita n'ubuyoga bwawe bwa mati wanyoye, warangiza ukajya ukarwana nawe. Nturi nyire kabari, nta nyungu bifite mwako kabari uretse kujya gukubita abantu tout simplement, uko ngo byaje kuba akavuyo gakomeye. Polisi igerageza kuza kwirwanaho muri bwa bunyangamugayo bwabo batojwe, cyangwa se kakazi kabo batojwe, bagerageza guhosha iyo mirwano. Bakoze imirije Amatara, urimo urakubitwa n'abantu bagera ku 125. Abapolisi akenshi baba bari muri ako kazi, bashaka kuba batarenga 5 bari mu kazi gutyo nijoro, ariko uragiyeho urakubise. Imagine kankomeze inkuru kugira ngo ubashe kumva neza. Rero hafashwa abakozi 2 batiyamo barafungwa, hafatwa n'umwanzuro wo gufunga aka kabari, dore ko atari ubwa mbere gafatiwe muri aya makosa. Rero ni kenshi polisi ifatanyije n'inzego z'ubuyobozi ikangurira abafite ibikorwa by'utubari n'ibikorwa cyangwa se ahabera imyidagaduro kubahiriza amabwiriza yashyizweho na RDB. Ariko noneho polisi y'igihugu iributsa abaturage kandi ko kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ahangaha ndagira ngo muze kunyumva neza. Hano hari ukuntu polisi yo itanga amakuru y'ukuntu byagenze, ikagerageza koroshya imvugo kugira ngo hataza kubaho ikintu cyuko amakuru yagiye akomeye abantu bakumva ngo byacitse, cyangwa se abantu bakumva ni ibintu birengereye cyane. Ariko uko yagerageza kubyoroshya kose, ikibazo cyo cyabaye. Ngewe amakuru mfite y'umuvandimwe wari uhari muri ako kabari aho ngaho za Remera n'ubundi, nuko iyo mirwano ntago yari yoroheje. Wowe ubonye inzego z'umutekano binjiye ngo babakinjira, bo bahita baravuga bati polisi iri hanze hanga, ariko amatara azimywa n'abakozi b'iyo bare. Hanyuma polisi yo ikinjira yahise igwa mu kizima.
ubundi baba bari kubyina nk'uko mugenda mubona udushusho turi kugenda duca kuri screen zanyu, baba bari kubyina bisanzwe, urumva saa 10 za mu gitondo, kuko RDB yasize amategeko yuko saa 8 utubari tugomba kuba dufunze, hanyuma abantu bagakomeza mu bindi. Ibyo ngibyo rero icyambere babirenzeho, babonye inzego z'umutekano barangije bazimya amatara. Mu kuyazimya inzego zo zirinjira zizo zikora akazi kazo. Hanyuma noneho rero ureba ikibazo, umukozi w'akabari ajimije amatara, biri mu nyungu ze, kubera yuko inyungu abifitemo nuko aho kabari nikakuramo umugati. Icyo ni icyambere, sibyo? Wowe maskini waturutse hirya ubwo ndi kugendera ku nkuru muvandimwe yamaye, kuko intambara ko yagenze yayimpaye, ndagerageza mbikubwire gutyo ariko wumve neza icyo nshaka kuvuga. Wowe maskini wavuye hirya from nowhere, ushaka gusanga nayi gate yabaye ikibazo, uraje umuntu ajimije amatara kubera inyungu afite mu iyo ntambara iraza kubera aho ngaho. Nawe ugiyeho ukubise inzego z'umutekano, ugiyeho urahondaguye, sina habari, uravuze uti ndakubita tu, urakubitaguye, nurangiza ujye hariya wumve yuko wakoze ibintu bya kigabo. Umupolisi afite uburenganzira bw'uko mu nshingano ze ashobora kukurasira maho kavuyo, kandi agiye kuripotinga bishobora gushakirwa iyindi mvugo, as long as wowe wagiye kwivanga mu kazi katakureba, cyangwa se wagiye kwivanga mu ntambara utagakwiye kuburwa. Icyo kintu tubazo tucyumve neza. Icya kabiri, umupolisi afite uburenganzira muri ayo masaha mu mategeko ahabwa n'itegeko mu byasohotse muri RDB byo kuza koko kubaza impamvu ayo masaha mukiri mu kabari saa 10. Hanyuma we muturage nta nyungu bifitemo, uri kungwera yawe, yewe uri no kujya mu gihombo rwose, kuko uri kugotomera kugeza saa 10. Sinze ko umuntu aba agifite icyaka, buri ushobora kugenda ukanywa byeri imwe, ukinjira ahantu ukanywa byeri, icyo bari icyaka, ariko saa 10 ntago babikiri icyaka, haba habaye ibindi bintu. Hanyuma rero ubwo buye bwawe nkweye bukweretse yuko ugomba gukubita umupolisi wambaye uniform y'igihugu. Buriya uretse ko nabyo bitari byo, gukubita umupolisi buriya yambaye uniform y'igihugu, sinzi nimba muzi icyo bisobanura. Bisobanuye yuko wowe uri gukubita igihugu, ko igihugu cyamwizeye kikamwambika uniform, wowe wagiciye amazi urangije uri gukubitagura. Sibyo? Icyo kintu nujya kukirebera mu maso ya nyayo nagasuzuguro gakomeye. Inzego uko zaba zirimo muri gahunda zazo, cyangwa se zaba zirimo gukora akazi kazo, ukazibangamira icyo waba uri cyo cyose, uba wakoze amakosa. Mu bindi bihugu ntagiye kumentioningaho, ntabwo umupolisi avugana n'umuturage ntabwo bibaho. Byonyine ukizana ikintu cyo kuvugana nawe kidogo ari gucishamo agasigara abona n'umurambo, uretse ko n'umurambo batawumubaza. Ariko hano mu Rwanda kubera ko dufite inzego ziri professional zizi ko zikorera abaturage, zizi yuko umuturage ari imbere ari kwisonga, zo zigerageza kwitwararika. Rero abajene benshi ngo barwanyemo hariya bakubisa n'abapolisi, n'abajene bari baje bihagiye ubuyoga, naho bajya gukubita inzego. Polisi iragira ati baributsa abaturarwanda ko gusagararira inzego z'umutekano atari byo, cyangwa se bihanwa n'amategeko. Bo barabyoroshya mu mvugo yabo nyakubyara, bakabyoroshya. Ariko ngewe akiya Mungu, umuntu wamaye makuru yambwiye ati bro, hano habereye ikintu bita fight iteye ubwoba, atahuga abapolisi muri iki gihugu barihangana, atari ahandi haba habaye ikindi kintu. Urumva kugera naho umujene wari uri mwaho kabari abivuga gutyo, urumva ko haba habaye ibintu bitari byo, cyangwa se ibintu birenze ndengakamere bank, birenze ubwonko bwa muntu bwo kuba yabitekereza uko byagiye bigenda. Nyaboneka inzego z'umutekano cyangwa se batura Rwanda, n'inzego z'umutekano n'abantu bakwiye gushyira hamwe bagafatikanya kugira ngo umutekano umere neza. Ariko wowe nimba babonye ugatangira kubasagarira no kubakubita, hari uwo muzahura muri buka ibintu byabaye ahantu za Nyaruguru, umusirikare umuturage amusagarira, umusirikare agafata initiative yo kujya mu kigo akambara uniform akaza akarasa abaturage. Ibyo bintu mu by'ukuri hari igihe tuba tudahuje ubwonko bwanjye n'ubwawe, tutakira ibintu kimwe. Icyo kintu sindibyo kucyumva. Ngiye wansagararira nkagira umujinya nkaba ndakurashe. Iyo nkurashe rero icyo gihe wowe already ngenda sigara nkurikirana n'itegeko, cyangwa se nkurikiranwe n'amategeko. Ariko wowe wowe byawe wabaye maskini, wabaye mayiti, wamaze kuba mayiti. Ibyo ngibyo rero, ibyo biba nukuvuga ngo niyo mpamvu hari icyo umuntu agiye gukunda kuvuga ati, cyangwa se Mwongereza akunda kuvuga ngo sorry always comes after problems.
namaze kukwica byarangiye wapfuye ngenda sigara mbura n'amategeko yego nibyo ariko wapfuye ninde uri mu gihombo kurusha undi ni wowe ntabwo ibyo wagakwiye kubukora cyangwa se ibyo wagakwiye kuburwana nabyo muri iyi si ntabwo uzaba kibashije kubikora hari inshingano wari ufite mu rugo iwawe cyangwa se mu buzima busanzwe hari ibyo wakoraga already bizaba bigize gute bizaba birangije manda please ndagira ngo abantu twumve kino kintu cyane cyane insoresore n'inkumi nimugahubuke ku bintu umuntu nimba ajimije amatara afite impamvu ze nimba koko muguye mwaguye no mwicyo cyaha mwege mwemere inzego zikore akazi kazo wijya kwivanga mu by'abafite ama business yabo uretse ko nabo batagakwiye kuba bakora ibyo bintu kubera yuko nimba RDBO mu bushakashatsi bwayo no mu nkuko tukemera ko ari ikigo gikorera mu Rwanda kandi gikorera abanyarwanda nimba bo bararebye akavuga ati ni byiza yuko tuba dufunze saa 8 ubwo bafite impamvu zabo nk'ubuyobozi tubwizere tubelieving tuvuge duti hari impamvu basizeho ibyo bintu hanyuma tugerageze tubyubahe hanyuma nimba tutanabyubashye ibyo bintu cyangwa se byaratubangamiye numva ko hari izindi nzego cyangwa se hari ubundi buryo ibintu byakorwamo kugira ngo umuntu amenye neza cyangwa se abe yareklama icyo kintu wenda bazongera bicaye mu cabinet cyangwa se bicare hehe bavuga ati iki kintu kibangamiye abaturage ariko gukemurisha ikibazo gukubita inzego nazo zitasizeho icyo kintu ugakubita umupolisi ari mu kazi ke we aje gushyira mu bikorwa ibyo yabwiwe gushyira mu bikorwa ntago ari ushyiraho amategeko warangiza ukajya ugahondagura s'il te plaît ntabwo aba ari byo uba wagize amahirwe ugahondagura umuntu ubasha kuyikonesa ariko hari igihe uhura n'undi muntu wagiye mu gipolisi ariko asanzwe yifitiye nawe akandi kantu k'umujinya n'ijinyore akarikunyuzamo kandi buriya bakubwira yuko kuburana n'umurambo byoroha kurusha kuburana n'umuntu muzima so ngewe inkona y'imbazane rero nako kabari kateje ibibazo please nyaboneka mugerageze mujye mwitonda kandi mwitonde cyane kugira ngo tubashe kubaka kino gihugu cyacu neza kambashimire cyane this is update yingini OD 7 Imana ibaho umugisha reka dukomeze tubane mu bindi biganiro byacu mukore subscribe kugira tujye dukomeza tubane 5 kuri 5